utu ni udupesi nkizemo kugira ngo umuceri wacu urusheho gusa neza. Mwumva bimeze bite? Ndashaka kumva inanasi. Oriental rice. Ihuye n'umuceri. Ndeba hari inanasi. Kwa mbere mbiriye. Ariko abafite inkwi barya ibihemwa abantu. Umuceri urimo inanasi. Harya bawe ngo witwa Oriental rice. Ni kuri Mama Sharirene nkuko mwabonye ndabashuhuje abakunzi banjye bari mu Rwanda mu bihugu bitandukanye abaturanye bacu b'u Rwanda abari muri Amerika ya ruguru n'Epfo abari muri Europe Australia no muri Asia turabashuhuje ndabizi ko mumurikirana muri gahunda yarya neza nzabihimba mbyite ngo nirya neza sindi ngenyine nirya neza munyarwanda se yego hanyuma mwamubonye turi kumwe n'umuntu usumushyitsi rwose turakwakiriye kandi turakwishimiye kuri Mama Sharirene. Murakoze cyane. Suhuza abakunzi bacu gutya gusa utakuzi rwose azakubarirwa azajya muri video zarangiye ntago dukomeza kwivuga cyane azagenda amenya gake gake. Gusa impamvu wongeye ukagaruka nuko twararyohewe pe twararyohewe niyo mpamvu wagarutse kandi uzaguma ugaruke. Hanyuma uyu munsi se udufitiye uyu munsi uradutekera iki? Nkuko babibona rero no mu minsi itandukanye ngira ntegura ibintu bitandukanye. Yego. Uyu munsi nkaba nabazaniye umuceri. Tugiye gukora umuceri bita Oriental rice. Umva nkubwire aya mazina urebye aranakomeye azajya afatwa n'abantu nyine ukuntu we gusa ujye ureba uko bikorwa uzabirya undi ni ngombwa kumenya uko byitwa ngaho. Oya ni byiza kumenya amazina akanareba uko tubikora. Gusa nk'ibyo bintu ngo byeto rice ariko ibintu biwugize ni ibintu bisanzwe. Yego hanyuma twereke ibyo tugomba gukoresha muri uwo muceri ni ibiki twifashisha. Aha ibyibanze twese turabizi bisanzwe. Yego sorry. Ibizwi ahanga murabona hari bimwe mu bikoresho nakase murabona ko harimo pavro y'umutuku. Harimo buretse dore nayibonye icyatsi pavro ikase gutya umuhondo mwakutubonye igitunguru icyo nabonye niyo mutuku icyo nabonye no gukata muri ntuza zimwe ibi twabibonye ibindi ni ibiki bikenewe. Akandi kano gasa nkaho hari gashyashya muri uyu muceri akabaye na ari n'icyo cyitiro cyawo nanana inanasi pineapple inanasi anana ni yego inanasi ikindi murabona ko no umuceri dufite hano umuceri w'umweru iyi ni basmati. Umva ahangaha nuguheba ntago ugomba kujya kuzana ibyo ubonye ariko banawutetse no mu wundi muceri nta kibazo. Yego nkuko basmati burya ni umuceri mwiza umuceri w'icyangwe bana Imana yibutse. Haleluya. Nuko ngo rero uyu muceri uratogosheje babyibuka uranahiye urimo buri kimwe cyose. Yego ahubwo nuko uyu muceri kimwe cyose ubwo ni nk'igiki kumwe dusanzwe tuteka umunyu amazi n'amazi twatuvuta urimo n'amazi ese uteko no nawe rwose urimo umunyu n'amazi ikirungo cyitwa amazi ni ikirungo cyitwa amazi. Yego hanyuma nta kindi nyuma yaho umaze kutogosa nk'ukumeze ikintu kiba gikurikiye ni ukukaranga tukakarangisha bya bintu twavuze nyine nta bindi birungo bijyamo hano. Ikirungo kijyamo hano kindi ni garlic nk'ibisanzwe. Yego mbasobanurira batwize amwe nabo nyarusha ni tungurusumu. Yego tugashyiramo muribona ni sauce
Yego, soya sauce ni ibintu nyine by'umukara. Zajya no kuti soya sauce nyine. Umunyu birasanzwe. Yego. N'amagi ni bisanzwe. N'amagi. Cube magi. Turakoresha zingahe mo hano? Hano turakoreshamo kamwe kuko n'ubundi murabona ko ari mukeya. Nta kindi n'ibyo. Okay. Ikindi ni bleba. Tugiye gukaranga. Bleba. Iyo turi bukarangisha. Umunsi ntabwo ari amavuta yandi. Ntabwo ari yandi. Yego. Urabona ko ari rubandi. Yego. Hanyuma inanasi se bayishyiramo gute? Anana ni ugukata, murabona tugendeye ku bindi nakase, murabona ni utuntu dutoya n'utwo. Nani ukikata gutyo bitwereke. Ariko nayo kugira ngo itamashinga cyangwa igashwanyukiramo, turongera kuri size. Yego. Ibeho ni n'ukuntu. Murabona nani natangiye gukata, ubwo tugiye gukata turebye ari byo. Uragomba kubibereka rero dore. Abantu uri kubwira ntago ni mu gicuku. Urabona ukuntu hano bayikase. Ni gutya. Urabereka nyine ukuntu ikora. Ubwo mwabibonye. Urabanza ukahita gukata gutya. Bereke neza. Bwa mbere murabona iyi inana ni gatoya kuko nabanje kuyironga ndayihata nkora kimwe cya kabiri. Yego. Iyi nkato bayita cube cyangwa se bolognese. Yego. Ntabwo ari ugupfa gukata ibyo mwiboneye. Yego. Abagore icyo mbabwe cy'abagore bagira ubunebwe mutangiye kugaragara. Niba ugiye guteka ibintu by'ibisirimu ugomba no gukata ibisirimu. Yes. Sibyo. Mwabonye ibintu byo kwirirwamo uhurutura wagira ngo ni ikirayi cy'Imusanze dore nuko rwose. Ibintu by'ubunebwe rero mubireke. Tugiye twacanye twashyizeho ipanu yashyushye hanyuma harakurikiraho iki. Ako cyo gukaranga bikuvuga ubikora. Wa muceri wacu. Turakoresha ayahe mavuta? Tugiye gukoresha blue band. Ntabwo ni nyinshi. Yego. Kamwe. Yego. Ntabwo dutegereza ko imeritinga. Tugiye kwita dushyiramo zimwe muri za ingredients zacu. Poivro, ni ibitunguru. Tugiye kuvanga. Yego. Tugashyiramo iki kindi garlic, za tungurusumu. Tungurusumu ni nziza cyane mu biryo. Yego. Aha ni ukuvanga. Tukazamura n'akariro. Yego. No kutubona hano kwipa n'ukuntu dusa. Turasa neza. Dufite isuku kwera amabara avanze. Yego. Cyangwa muri kubibona. Kabitegerezaho gakeya bifate kala. Nabyo ko ntabwo babigomba gushya cyane. Yego ntabwo babigomba gushya cyane. Ariko no kubera iki mu mahoteli bakunda guteka ibintu byose ntibishye cyane nirihe banga. Impamvu ibintu byose cyangwa inyungu niziye. Ibintu byose bidahiye biri fresh. Biba bigifite n'intungamubiri. Mwabyumvise? Kwa kuntu karanga igitunguru ngo kibanze kiba umukara ukarange hoya. Mwabyumvise ko impamvu ibintu batabiteka ngo bishye bihwane kugira ngo umwimerere w'intungamubiri ubigumane. Nako kantu mukamenye rero nimukagende kubihisha cyane. Cyane rwose. Cyane ibintu by'ibirungo nk'ibi amapavuro ibitunguru ibintu by'imboga. Tugiye gushyiramo wa muceri wacu. Yego. Umuceri. Murabona ko bikomeje kwivanga. Yego. Andebera. Urabona ko usa neza cyane rwose. Aha rero tukajya dushyiramo za nana zacu. Yego, za nanasi. Yego. Mfite amatsiko yo kumva umuceri urimo tukavanga. Ubwo ni nk'isukari. Yego.
agasukari kavanze n'akunyu biraryoha cyane. Serumu. Ni serumu. Byo mubiba n'abarwayi. Umunyu n'isukari. Ariko birasa neza. Tugashyiramo kuri ya sosi yacu kugira ngo ucenjinge kare. Yego. Shyiramo gake ntabwo ari kenshi. Yego. Kugira ngo ibara rihinduke, ariko hano ntirigomba guhinduka cyane pe. Yego. Ahubwo njyewe ni mbikora ubutaha. Nta nubwo nzagashyiramo. Urabona ko ntabwo kagaragara cyane kano. Yego. Niyo mpamvu nanjye nashyizemo gakeya. Gusa. Yes. Urabibona? Yego. Tugasizoninga neza rwose. na kakamagi. Akamagi. Yego. Tugiye gushyiramo na magi imwe. Ariko ndabarahiye ukuntu uyu muceri usa. Rwose abantu Imana yahaye mujye mwihangana muhebe. Hano wabasha guterera hejuru kwa kuntu. Akantu bazagafotore wagateye hejuru kuri ibi. Murabona ko umuceri wacu urimo kurangira. Utu ni udupesi nshyizemo kugira ngo umuceri wacu urusheho gusa neza. Urabona ko kuteka ni uburyo bworoshye nta gutinda. Okay. Byahiye zana ka kazi ko kubumvira Imana yampaye. Ukamujye gutestinga. Yego. No gutestinga. No gutestinga. Yego. Amahirwe nuko nta na rimwe njya asanga bihiye. Urumva bimeze bite? Ndashaka kumva inanasi. Oriento rice. Ihuye n'umuceri. Ndeba hari inanasi. Ko kwa mbere mbiriye. Ariko abafite inkwi barya ibihemwa abantu. Umuceri urimo inanasi. Harya bawe ngo witwa Oriento rice. Ntabwo ndi bubasha kubivuga icyo nzi nuko nabiriye. Ntabwo bigoye. Hanyuma bimeze neza nawe uzabigerageza iwawe mu rugo uzabyumva. Cyane ko babonye ko n'ubwa mbere ndi umuceri urimo inanasi. Hanyuma ndashaka ubahe nimero zawe mu kiganiro. Yego. Telefone yanjye ni 078 57 60 531. Kandi noneho umuntu ufite ibiraka byo guteka mu birori bitandukanye wamutumira, kuko natwe twamutumiye kandi rwose ibirori byacu biri kugenda neza. Tuzanabere ku buryo twanateguyemo. Imana ibaha umugisha abakunzi ba Mama Sharirene. Amen. Cyane rwose. Murakoze.